umusore yafashe umwana wanjye w'imyaka 5 dukurikirana ikibazo tuja mu rukiko bamutegeka ko agomba gufungwa imyaka 7 agatanga n'indishyi ya miliyoni n'ibihumbi 200 by'umwavu kamburaniye ariko ibyo byose nta na kimwe bankemuriye na n'iyi saha kandi ikibazo cyabaye 2009 nibyo niyo myaka bamuciye n'imiki nguwo bamuhaye polisi iri he hano uwo muntu mumuzaniye imbere ajya hariya mumureke ku giteye wabivuze se we uko ari we n'ubundi nyirabayazana ko ari we umugabo wanjye yari umusirikari aza kugira ikibazo cy'ubumuga yari akuye ku rugamba gikomeye cyane avurwa na Minadefu bamutangiraga amafaranga aza kwanga apfa nsigiye abana 3 amaze kunsigira abana 3 ubwo abana ndabaruhana ndaguma ndabagendana nta nzu yaransigiye kenshi nabonaga n'ubuyobozi butanyitayeho ariko mu by'ukuri icyo nshima cyambere nshima umutekano kuko ubwo nahoraga ngendana n'abana mu nzira nta wigiza mputaza kuko umutekano wari wose hagati aho rero ikibazo uko cyagenze naje kwishakamo ubushobozi Imana ingirira neza nza kubona inzu nyubatse nta buyobozi bumfashije ndubaka ngira amahirwe ndayibona ese ubu nsenyera inzu ndabaza si ninde ubundi wakubwiye ngo mpamagare arambwira ngo ni ntawunguka uwo Pacifique ubu ni general nawe afite division amaze kubimbwira nawe yasi yarafitiye ntego ngo yumvaga ko ndi muri abo bantu bari kurwana muri M23 ngo nkabandi mu ngabo za RDF ndabwira ni ngabo za RDF dizabona umwanya wo kuja muri Kongo cyane ko abenshi bari mu butumwa muri Sudan banga kubyemera ndababwira nti mwitonde gatoya bahamagaze nimero za Sudan ndabahamagara naracenge natanga intambara muri 90 ndaza nza mu gicengeze hano Kongo baraturasa turiyo tujye Vuba kandi nitwa Musanabera Sofia nkaba ntuye mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba intara y'Amajyaruguru ikibazo cyawe ikibazo cyanjye nihuse ngewe ndi umupfakazi umugabo wanjye yari umusirikari aza kugira ikibazo cy'ubumuga yari akuye ku rugamba gikomeye cyane avurwa na Minadefu bamutangiraga amafaranga aza kwanga apfa nsigiye abana 3 amaze kunsigira abana 3 ubwo abana ndabaruhana ndaguma ndabagendana nta nzu yaransigiye kenshi nabonaga n'ubuyobozi butanyitayeho ariko mu by'ukuri icyo nshima cyambere nshima umutekano kuko ubwo nahoraga ngendana n'abana mu nzira nta wigiza mputaza kuko umutekano wari wose hagati aho rero ikibazo uko cyagenze naje kwishakamo ubushobozi Imana ingirira neza nza kubona inzu nyubatse nta buyobozi bumfashije ndubaka ngira amahirwe ndayibona maze kuyibona haza kuvukamo ikibazo nubwo harimo n'igisubizo cyuriya muhanda wa Nyagatare base Nyagatare uri gukorwa n'Abashinwa ubwo umuhanda mbese unsenyera inzu ubwo araditi iza kumbarira ije kumbarira turumvikana bambarira amafaranga bagombaga kongera 5% babaze miliyoni 4 n'ibihumbi 750 n'utundi duceri twose intwibuka ubwo bagombaga kongera 5% nkuko bari babitubwiye mu nama mbese batugiriraga
nyakubahwa perezida wa repubulika, ayo mafaranga narayategereje cyane ko nabaga ndi kubungana n'abana uko bwije n'uko bukeye. Icyakora bigezeho umurenge wa Byumbura urankodeshereza kuko nta mibereho nari mfite. Ubwo igihe kiza kugera, ubwo ngiye kubona 5% ntago bigize bayongeraho. Ubwo aya mbere yo warayabonye? Ntayo nabonye, ahubwo nagiye kubona mbona kuri konti yanjye hikubisaho amafaranga ntaza haturutse makeya cyane. Ubwo ngira ngo bagiye kuyampa mu byiciro bibiri, numva nta kibazo ngize. Noneho ubwo ayo mafaranga nahise nyakura kuri konti aragaragara ndabifite. Ubwo nkora ubushoboka byose nshakaho kubaka, mvuga ntaho bizagereza n'ubundi nzajya kunza. Ntabwo baguhaye amafaranga yose rero? Ye ntayo bampaye, ahubwo ikibazo nyakubahwa perezida wa repubulika naje kujya gushaka ayo mafaranga kubera ko inzu ntiyari yuzuye. Noneho ngiye gushaka amafaranga, ngezeyo nsanga icyantunguye nuko nasanze barantereye igikumwe nyakubahwa perezida wa repubulika. Birumvikana ko yatwawe n'abandi. Ubwo birumvikana ko yatwawe n'undi muntu. Bamaze kunterera igikumwe. Barabigukurikiranira. Ubwo abashinzwe ibyo ndetse n'abapolisi bazakurikirane barebe uwagutereye igikumwe wari we, ubone watwaye n'amafaranga babimubaza, ariko amafaranga yawe agomba kuboneka. Ikibazo nyakubahwa perezida wa repubulika n'abapolisi baragikurikiranye kuko polisi ya Gicumbi yarabikurikiranye. Ndakubwira ko ikibazo cyawe kigiye gukemuka, barabigukurikiranira baguha amafaranga. Icyo ni kimwe, nicyo cyangombwa kikureba. Hanyuma kireba izindi nzego bamenye ayo mafaranga yandi aho yagiye. Nyakubahwa perezida wa repubulika. Undi ikibazo cyanjye, umusore yafashe umwana wanjye w'imyaka 5, dukurikirana ikibazo, tuja mu rukiko, bamutegeka ko agomba gufungwa imyaka 7, agatanga n'indishyi ya miliyoni n'ibihumbi 200 by'umwavoka wamburaniye. Ariko ibyo byose nta na kimwe bankemuriye na n'iyi saha, kandi ikibazo cyabaye 2009. Nibyo niyo myaka bamuciye n'imiki ubu ngubu bamuhaye. Polisi iri he hano? Mukurikirane iyo kesi, uriya ugenda ukureba icyo kibazo, mugikemure kive mu nzira. Inzego zanyu zo zikora zite? Icyawe kirakemuka. Undi Bwana perezida wa repubulika, amazina yanjye nitwa Hakizimana Anastase, ngaba ntuye mu murenge wa Jenda, mu kagari ka umudugudu wa Karuhigo. Ikibazo mfite, waduhaye inka turorora, tukaba dukama umukamo, twaze kuzana ku isoko bakayakira umunsi gumwe, ugundi bakavuga ngo ndaho barayakira ngo gabaye menshi. Ubu rero turi gusabura ngo kuba menshi bikaba ikibazo. Aho ni hehe? Amata gaturuka gahara muri Gishwati. Abo bahakorera ni bande? Ariko minisitiri, iki kibazo ngomba kugikemura mukuri iki? Ubwo rero tukaba tuvuga ngo mudushakire isoko. Ndarishaka, ndaribashakira. Ikindi cya kabiri, buretse gatoya aho ngaho batwara amata bakabagera, ni bande bahakora bari hano? Ni bande babishinzwe? Ari hehe?
ngwino tebuka ngwino imbere hano uwo muntu mumuzaniye imbere ajya hariya mumureke ku ugire vuba gira vuba tuvaneho urusaku ari hehe ikibazo we ni iki ikibazo uruganda rugira ikibazo kubera ko rwabonye icyo rugomba gukora urakoze Your Excellency uyu muvandimwe nta mata twanga turayakira yose amata turayakira n'ibyavuga arabeshya rero ari ukuntu arimo yagombye kuvuga ikibazo ko giteye wabivuze se we uko ari we n'ubundi nyirabayazana ko ari we mu by'ukuri amata yose ko turayakira amata tutakira ni amata afite ikibazo amata atameze neza bazana atameze neza ibyo birahari nyakubahwa aha wabyumvise ikindi kibazo mfite ariko banze twumvikane kuri icyo ngicyo amata meza agomba kujya mu ruganda abantu barabyigisha buri munsi barisobanura namwe mujye mubikurikiza kugira ngo muzane amata meza wabyumvise ntabwo amata yose yakirwa mukwiye gufasha kugira ngo amata yanyu yose yakirwe murakoze ikibazo rero ngira ngo nyine dukemurire uruganda nta kibazo rufite amata yose yaza ameze neza mwayakira turakira nyakubahwa ubwo kirarangiye nawe mfite n'ingero z'abantu baduha amata muri MCCs badasigara amata namwe rwose tuyakira kubera yuko igihe tumaze dukora mobilization y'aborozi ko batunganya amata neza turayakira yose keretse amata afitemo ikibazo ubwo byumvikanye numukomereza wabyumvise kuko nabyumvise ikindi kibazo cyakabiri cyawe ni iki ariko icyambere waruzanye ntabwo ari iki mfite ikindi kibazo cy'ubutaka bwa gakondo kubera dutuye hara mu murenge wa Jenda habaye iki rero habaye kuko baje haza abayobozi baravuga ngo tuve aho ngaho mu mudugudu wacu ariko ibyo bigomba kuba byarasobanutse nyine n'abayobozi aho ngaho bahitiriye ahantu ngo hagishwate werega birashoboka ko bari byo nyine noneho baravuga ngo baduha amafaranga gamwe ndikize icyo kibazo cyawe ntabwo kirumvikana neza icyo ushaka kugira ngo umufashe kugikemura umuyobozi utuye mu kahe karere mu karere ka Nyabihu umurenge wa Jenda uwa Nyabihu meya wa Nyabihu ari hano arabyumva ukurikirana cyo muri icyo kibazo n'ubundi kiba gikwiye kuba byarakemuwe na meya w'akarere ntabwo ari cyo gutegereza uyu munsi sibyo meya azagufasha undi ndetse na Colonel Ndengenkabaritazari duhurira mu nama twagiyemo Isangane nabajije ikibazo kimwe uwo rugema mvuga yabaye muri RDF Ndengenkabaritazari yari Colonel yabaye muri RDF ubwo bari baje kutugira inama ngo dutangire dutegure Ndengenka yagiye mu ishyamba ry'Iburayi niho acyakiriza mu nama abo bagabo bari baje kutubwira ngo dutegure uko twakongera gucengera hano muri iki gihugu ikibazo ni kimwe n'ababaje nti nkawe wari koporo uwo yari rugema mwateye u Rwanda murarufata ugarutse mu mashamba urashaje urukubona uzagana mu myaka ingahe kugira ngo twongere turusubirane ico kimberamo kiranshobera nawe kiramunanira Ndengenkabaritazari ndamubwira nti kuri umusaza twahura Igisangane uje ndege ngwino dusubirane mu mashamba noneho utwigisha uko tuzongera gucengera kandi gucengera byaratunaniye Baritazari
nawe kimuheramo kiramunanira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo byose maze kubyumva n'ubutumwa nahabwaga na Radio Rwanda ndetse na contact na par telefone twavuganaga n'abanyarwanda bari hano mu gihugu, byamfashe gutekereza ndeba kure. 2009 mfata umwanzuro wo gutaha. Ngeze muri iki gihugu nakiriwe neza, mfata amahugurwa mu ngando ya Mutobo, ndarangiza. Mu kurangiza kwanjye nta mwaka n'umwe wagiyemo ntagiye muri Sudani mu butumwa. Mvuye muri Sudani mu butumwa ndaza ntangira kwiteza imbere, nja mu mishinga ya Reserve Force impakazi, ubu ndi site manager. Nkora igishanga cyananiranye hano cya Mugogo, abaturage bari guhinga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kabisa. Ndagenda ubu ndagenda nubaka imihanda. Ubu nubatse umuhanda wa Ndabanyura Kanyereza, ubu imodoka ziragenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu nubatse umudugudu wa Mutuzo, harimo abaturage baratuye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagenda ubu nubatse isidi y'abana b'incuke iri muri Musanze, ubu abanyeshuri bari kwiga. Ubu kuri uyu munota, kuri uyu munsi, ubu mpagaze ndi kubaka amakusanyirizo y'ibirayi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaboneraho no gufata umwanya wo guhamagara abantu nabanye nabo, bari abajenerali baba hakurya bo twabanye, bakomeza gutekereza ibitekerezo byo kuvuga ngo bazana ibitero bitera u Rwanda. Ndamanza guhamagara Generali Iyamuremye Gaston, yahoze atuye mu cyitwa Nyakinama, ubu afite izina yitwa Rumuri, ni nawe uyoboye FDLR. Twarabanyaranzi, twaryaga bimwe, turya tubyibye, n'ubu nibyagikora. Kongera guhamagara Generali Busogo, nawe yarakomoka mu cyitwa Nyakinama, nawe ubari hamwe nawe. Kongera guhamagara Omega yitwa Ntawunguka Pacifique, nawe bose twarabanaga kandi baranzi ku izina rya Cobra. Nibatahe kenshi na kenshi, nk'uko nabibabwiye, ndi muri Sudani bashatse kumpamagara bambaza niba ntari mu bitero bya M23 byaberaga i Goma. Bampamagara ndi muri Sudani, mbabwira ko ntari mu Rwanda, ahubwo ko nagiye mu butumwa bw'igihugu, kandi ko nibyo batekereza ko hari ingabo za RDF ziri muri Kongo, ko ntazo, ko nta nizaboneka, cyane ko muri Sudani hari ingabo nyinshi. Maze kubabwira, uwampamagaye yari kapiteni. Ndabaza si ninde ubundi wakubwiye ngo mpamagare? Arambwira ngo ni Ntawunguka, uwo Pacifique, ubu ni generali nawe afite division. Amaze kubimbwira, nawe si yarafitiye intego, ngo yumvaga ko ndi muri abo bantu bari kurwana muri M23, ngo nk'abandi mu ngabo za RDF. Ndabwira ni ingabo za RDF dizabona umwanya wo kuja muri Kongo, cyane ko abenshi bari mu butumwa muri Sudani. Banga kubyemera. Ndababwira nti mwitonde gatoya, bahamagaze nimero za Sudani. Ndabahamagara, ndamubwira nti ngo mubwire ko ndi muri Sudani, twebwe ingabo z'u Rwanda ziri mu mahoro, zagiye gufatanya n'izindi ngabo z'amahanga kurinda abanyasudani. Ico kiba kivuyeho. Nyuma yaho ari nabwo ndafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ndatashe, nageze hano mu iterambere rero rirambye. Ngewe maze kubona ibyo byose, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu ndatuje, nta kibazo cy'umutekano mfite. Kandi nabo bagabo mpora mbahamagara tukanavugana, ariko kumva kwabo ntibumva, kubera ibyo basize bakoze hano muri iki gihugu. Icyo nkangurira urubyiruko, naracenge natanga intambara muri 19, ndaza nza mu gicengeze hano Kongo, baraturasa turiyo tujye. Fata icyemezo cyo gutaha. Urubyiruko ruraha, icyo narubwira, uwishora mu byerekeye iby'intambara akavuga ngo agiye gufata umwanzuro aje mu mashamba, nta kindi kizakimujanye
mu shamba abari ubu nabo bwabo bacitsemo ibice FDLR irukwayo RUD irukwayo abari mu ngabo zo muri Sud Kivu ziyobowe na Rumbago nabo ngabo barukwabo urava hano akagenda araja muzenga sizo ngabo urajamo urazizi ubuzima bwaho urabuzi muje muraza mutubaze hano muri Musanze harabahoze baba muri FDLR benshi barenga nk'igihumbi muje murabaza makuru mubaze ngo mbese amakuru hakujya ameze ate kuko twe turayazi twabanye nabo kandi nanjye uvugira aha baranzi twararwananye biratunanira nibagaruke rero namwe rubyiruko mwirinde kuja mu mashuka murakoze nyakubahwa president murakoze cyane ubwo buzima wavugaga buruta ubwishyamba batazavamo bariya baririmo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika amazina yanjye nitwa Tuyishime Faustine mvuka muri aka karere ka Musanze umurenge wa Shingiro akagari ka Mugari umudugudu wa Rebero ikibazo mfite nyakubahwa perezida wa repubulika ni inyamaswa zituruka muri parike y'ibirunga zikatwonera nyakubahwa mubyeyi mwadushiriyeho ikigega gitanga indishi mbere twabanje gukorana neza ariko byaje guhinduka abaturuka mu kigega baza kudusurira ubwone basanga umurima wose waronwe ariko yaje kukubarira akabara 1/3 ariko ndetse gato abashinzwe nta buryo bushobora gukoreshwa ku buryo inyamaswa zitambuka ngo zive mu zone noneho n'aya mafaranga abantu bishyura batanga indishyi akaba ari yabikora ahubwo ubu ikibazo ni iki ubu biri mu nshingano ze hano ninde wabidufasha RDB tourism nta buryo habaho gukumira izo nyamaswa ntizijye konera abantu ndetse n'uburyo bwo kubikora kuko nanone niba ari ukujya gutegereza gusa ngo bonewe murababariye murabishyuye ayo mafaranga ahubwo muyakoreshe gushyiraho niba ari uruzitiro niba ari iki ntabwo byakunda hari birabujijwe mu buryo bw'ubukerarugendo cyangwa so why don't you do that kubumurika n'ukose umuntu azajya agomba kuba Minister Governor Gatabazi RDB umwananirwa gutekereza gukemura icyo kibazo so iby'igihe byagihise ubwo barakwambuye sinzi ukuntu twabisubiramo ntabwo banyambuye nyakubahwa perezida wa repubulika ahubwo ikibazo umurimo iyo wonwe ntabwo bawubara bose mbere barawubaraga wose none buno babara nka 1/3 okay turaza ibintu bibiri igihe batarashyiraho uburyo bwo gukumira izo nyamaswa zo kujya kubonera baraza kubabarira ku buryo bukwiye indishyi kugeza igihe bazahagarika izo nyamaswa murakoze nyakubahwa perezida igitabo